Hey guys, nk'uko twabibonye tuzajya tugira audio theory dukeya bigira na practices nyinshi kugira ngo tubyumve cyangwa se tubikore turebe icyo biratanga. Coding ni practice. Ikindi okay, reka dutangira twari twarebye ku bijyanye na menu. Menu ni izi, hano nababwiye ko ara ushobora kurebera indimi. Urashobora kurebera indimi, tuvuge ka turebe indimi ziri hano. Hano nta kinyarwanda kirimo. Iyi version nshya nta kinyarwanda kirimo cyakabaye kiri hano, ariko ama version ya kera tuvuge nk'iyi ngiyi urabona iri mu kinyarwanda hano. Kinyarwanda, let's go down. Yes, urabona iri mu kinyarwanda. Ushobora gusettinga mu kinyarwanda genda 10 intambwe tunga mu cyerekezo cya 90 degrees, cyangwa se ukongera ugashyira mu cyongereza English. Turn 15 degrees and go to X or Y or go to mouse pointer or random position yako bishaka. Ariko version turi gukoreraho twebwe na kinyarwanda nta kirimo, ariko niyo mpamvu hano kugira ngo bikorohere. Niyo version nshya yoroheye buri umwe wese. Okay, file file ni bisanzwe kagira niyo, cyangwa se niba ariyo wabitsemo kayizana hano urabika bisanzwe. Hano edit ni restore costume turaza kukareba, cyangwa se turn on turbo mode nayo turayireba. Izi n'ama tutorial tuvuge nk'iyi imagine a word, hano bagenda baguha uburyo wagera kuvuga ngo uzakurura izi code. Iyi ni ubwa mbere, ongera igikurikiye ukurure ziriya izi ngizi n'ama tutorial. Then hano uba wenda uyifite muri nkora ibitse ariko utari kwibuka aho iherereye, urayisearching ukayibona. Hano twari twabonye ko kari black palettes. Ahangaha aya ni ama palettes, nicyo twise palettes uko twari twabibonye. Then hano yana makode, hano ni twagiye kuri description, block description. Izi ni zijyanye na motion, izi ni zijyanye na look, aya ni ama palettes ya look. Aya ibijyanye na sounding, ibijyanye na event nizo tuzakoresha cyane dutangiye ku programming cyane. Kimwe ni control turayifashisha cyane iyo turi gucheckinga akantu runaka. Sensing urabona touch mouse pointer mu buryo gusensinga tuzabijyamo muri detail vuba aha. Ana operators yene ama variable, ushobora gukora my variable tuvuge urayita tuvuge izina n'urugero twite enable. Okay, ubwo variable y cause rengi hano ya instance, cyangwa se hari n'iziba zifite izifite command isanzwe. So ushobora variable ni ikintu ushobora guhindura muri make, tureke kujya kure, cyangwa se turebe make a list for manage se ni list twakuriya ubwo izaba ifite ririya zina kuvuga ngo add thing to tuzabigeraho vuba cyane. Hano ni my blocks, ushobora kugira block yawe kayita izina tuvuge my kit keme kit tiza block kagira tiza keme kit kugira input cyangwa se whatever. Sano twarebaga kuri code izi ndufite ama palettes, isikaba ama description. Na description no kuvuga ngo hari ya look, hari ya sound, hari ya event, nizi zose kugera kuri block, kugera no kuma variable ku buryo ushobora kwikorera variable yawe. Costumes katurebe gato. Costumes ni kari akantu
ibifite icyo bita spirits, akaba kita spirits. Okay, ushobora gukuraho kuno kuboko ukakujyana kuno kuguru ukakujyana, washaka ugahita gushyiraho amabara ushaka. Let's do that. For example, this is an example turi kwifatira gutya, cyangwa se script yacu ukayongera kandi kantu uko ubishaka. Ariko kadukomeze ubwo twari turi kuri, excuse me a bit, reka tugarureho umutwe wa sprite yacu. Back. Okay, niyo bita costumes. Ushaka ukora icyo cyangwa se ukayishushanya, bakavuga ngo ugiye kwikorera costume meze gutya. Urugero turi gukoresha, iyo wabiteguye ufite purpose runaka birakorohera akwikora gutya purposelessly, it doesn't matter. Ushobora kuba ka robot ushaka gukora, use resizing, same here. Then do this like this, things like this. Warangiza ukaza bitewe na purpose, bino twakoze purposelessly, nta gahunda dufite ihamye, nta kintu turi gukoraho. Ariko okay, tuzagenda tubireba. Nakwerekaga ibijyanye na costumes, uburyo ushobora gukora costume. Then ibijyanye na sound, for example, reka duplaying aka hano ukagira faster, slower, louder. Ubwo iyi script igenda yiyongera. Twumve noneho yabaye yes. Uvuga ngo ushobora guhita ucomekamo akandi kantu kawe. Katuvuge byagize nka robot. Cyabaye nka robot. Yes. Ena sound ya robot. Aranyeza kabisubiza uko byari bimeze. Yes, it's okay. Twigeze reka twigarukire kuri code. Twavuze ko ahariho bita muki script area. Aniyo bita script area. Ago niho hajya aya script. Izi script zacu twifitiye hano. Oya ngo azano yeah, any variable, any list twari twateguye ariko reka tuyikureho. Iyi variable nayo reka tuyikureho. Garukire kuri code zacu. Reka tugaruke kuri code zacu. Hano niho haba hari ama sprites, urabona nta nimwe iriho. Ushobora iyo ugiye kwishaka uklik hariya kadushakire akati yacu ni iyi ngiyi, iraba yahageze. Cyangwa se ugiye gushaka n'indi uraza hariya tuvuga urashaka bya working uyishyireho. Iri gutinda gato ariko irajize. Yes, urayibona yaje. Kuvuga ngo nushaka isize yayo bango ni 100%. Basi reka twigire a 40 rating na kuri no kuri size. Tuvuge iyi spread yacu ngeye nayo iri 100%. Reka twigire nka 30 no 70. Yes, correct kangana kuri. Burano uburyo bwo kuri size ama sprites yacu cyangwa se ukayongeraho.
Reka tufate urugero nkwereka ukuntu dukoresha akangaka naka. Okay, reka tumuvingishe nk'iyacu. Reka tuvuge wenda imovinge steps 10. Then nirangiza okay, nigera ku mpera igaruke. Sibyo? Reka tugerageze turi gukomanda akangaka kubera nagira active. Reka turebe uko biragenda. Yagize nogera steps 10 ubwo nuko ndi gukanda leta zingana kuri. Ariko reka dusubire inyuma, twasubize inyuma gato tugire wenda steps 200. Turebe uko biragenda. Urabona uko bimeze. Reka dushyire aka kantu bita control forever. Yes, forever loop. Mari bagita ma loop nama nizi palettes muri scratch, ariko bagita nama code muri coding bita ma loop. Naro turebe igende inshuro yabiri kuvuduka. Reka tugire kabiri gusa. Naro turebe uko biragenda. Igeze hepfo recorder reka tuyizamure gato. Abona ari kugenda nigera hano kumpera kamera y'iyi area ireta yongera igaruke. Twagize forever izabigera nagira ngo nkwereke uburyo igenda. Tuvuge izi code reka tuzihe iyi bia yacu cyangwa se reka tuye. Okay, ijya kuri random position control katugire repeated times. Turi gukomandinga akangaka kubera niko kari active. Reka turebe birigira ishaka reka tugire turebe nijya igiye kuri iyi sprite dufite. Reka noneho tugire mouse pointer igiye aho mouse iri. So reka let's start. Ikamana nagire gukora neza iri kwirukanka. Reka tugire forever nibwo biro. Yes, urabona aho mouse iri nayo ni hiri kujya iyi bia yacu. So aya nama commands ariko reka kuvuga ngo iri kugenda kubera iri active, it is a go. Ariko tugize hano twagira stop ikagumayo. Agira ngo nkwereke kano ka stop. Then niba ushaka ko codes zawe ziraninga katuvuge iyi turimo iyi area dufite ni iyi ngiyi. Ariko niba dushaka ko wenda codes dufite codes nyinshi ntabwo turi kubireba neza, tureta twigirira hano tubona umwanya uhagije. Noneho aya ma sprites yacu ngene to removing. Yes, urabona iracyafite ya commande. Ariko noneho reka turebe commande zi cuts, turebe ukimeze. Giri kugenda 2 steps. Ikagaruka. Okay, turaje turebe uburyo wayigera ikaguma ihagaze. Yanagira ngo mikora rero ushaka kwikora iri full cyangwa se kagaragara yonyine, tumaze dutange commande then tugire kariya nigeze kukakwereka. Yaho nigera hariya irongera igaruke. Nabibona nta bufindo, just imagination. Logic nkeya, imagination nyinshi. Because you imagine, then you command. Okay, let's exit. Nagira ngo nkwereke akanaka reka duhagarike codes zacu. Next. Aha ushobora gukenera ikaramu kwandika guca imirongo. Ahangaha hasi niho ushobora kubikura. Kazano hari music nama extension bari kutubwira. Hari music, hari pen, hari video sensing. Twongereho block ya video sensing. Twongereho block ya pen. Ikindi
Okay, text to speech ni nayo irakunda ariko isaba kano saba utuntu twinshi kugira ngo bikore neza, ariko reka dukoresha hariya, reka dukore back hariya. So dukeneye ko izi code kuzisiba, ibishaka zose urazijyana kuri. Dukeneye ko iyi, let go back here. Ashuritse kandi ntabwo dushaka ko ireba hasi, reka tuyicurukure nayo abuki icyenda umwana nk'abana. Okay, atize ako nagaciyeho kugira ngo rero tuyicurukure yongere hagarare. Turayiha direction ya 90. Byarangiye. Noneho reka twirebere ya video sensing yacu. Kuvuga ngo turashaka tubanze turebe kuri pen gato duce imirongo. Turakenera pen up. After iyi pen yacu igenda steps 10. Naragera kugenda steps 10. Nirangiza ubwo irabire guca umurongo, nirangiza rotating 15 degrees. Katubigire forever. Repeat 10 times. Let us do that to be repeated. To be repeated. 10 digitano 350 inshuro 25. Let's say 25 times. And let's click turebe. Pen up. Biranze. Ariko okay, it doesn't matter. Tuzabigeraho reka tubanze naberekaga pen. Noneho video setting, turn video on. Unuko ihari, but let's click. Let me click then see. So iyabita itara activated iriya ubibonye kuko turi gukoresha webcam zimwe. It is that. So icyo turebe n'aka kantu kubijyanye na background cyangwa se stage. Reka hari akantu kacu tugahira stage. Urabona irahita yajya. Stage niri tubwire niba dushaka let be straight. Shaka ko kagenda ku mazi kandi kwa kundi very simple commands. Let's move this one. Let's say let me see how it is going. Very nice. Then forever, let's use forever. Kugira ngo turebe tuzabijyamo cyane. It's pointing to that direction, but let's stop this. Reka tuyagarike nono tugire kwa nikagera ku mpera kaze kugaruka. Iteka bouncing itigaruka. Igenda inshuro enye ihagaze ariko nigera ku mpera yongere garuke. It is a chain, a logical chain. Let's see it. Let's see here. Ikamane ne yabyicaga kubera ko nyira twebwiye yigumire gutyo ariko urabona it's fine. Kandi turi kuvuga kuri stage, ushobora no kwihindura. For example, dukoresha iriya kakamanura na yabiya yacu iracyahari. Reka turebe uburyo twabikomendinga sasa ari bibiri. Biya yacu ifite kariya. Tuzabigeraho ntabwo ari kera ni vuba ariko twaba twihuse nabiriyo tarabimenya. Twavugaga kuri stage. Noneho tugiye kureba uburyo twakeditingira stage cyangwa se kuyikuraho. Uraza hano kuri paint.
bagera paint barahita bakwereka ama stages twakoresheje. Nushaka iyo yisebe tidazene nagikenewe nira nagikenewe even that dusigaranire. Thank you for watching. Tuzakomeza ubutaha turebera ku bindi bitandukanye ahangaha. Yes, twari twahabonye ni biriya hano ushobora kubona fantasy nyine ushaka tuvuga urashaka background runaka patterns. Yes, uraza twese in general zose kazari yo gahitamo iyo urakenera gukoresha. Okay, let's see here. I think nothing else here. Turi kuri backdrops. Sabe twayibonye ko twazibonye twabonye iki tubona niki tubona ama setting. Ibi byose turaje mu kajya turita tubireba buryo nawe watangira kwikorera programming. Nta kigoranye, it requires time and focus, just focus. Okay, nta bindi ni mukanya. Reka mukanya turarebera hamwe tugiye kwiga bijyanye na motions. Okay, ishaka is splits shaka kwikuraho ukirikaho kagira kariya niyo washaka ukayigira kari fa kumenya ngo nuyikenera uraza hano azushake splits ukeneye. Ngiye for example irabiri hariya nushaka background yayo iriya maybe it is a nant gatwenda iri kugendera in a castle ariko nabaye kanyamaswa kameze gutya kangana gutya bareba akaba yes ikindi ni hano na ayandi ma block ushobora kugira twabye kari block palettes. Tubona hano kari costumes iriya tubona akanako gakozwe ku buryo it is very easy and simple. See this rakogera kadecorating uko ushaka space n'amabara ukunda. Ikindi twabonye ni ibijyanye n'aha kotsi ari nyinshi ura minimizinga cyangwa resizing uragura handi ukanda kugira ngo kotsi zigaragare zose cyangwa se ukayigira ushaka kuyigira ikaba yonyine kuriya washaka kukagira exit kuriya. Yes, hano no gutangiza code ahani no kuzihagarika. Turacyari kuri costumes code nahanga. Yeah, this is a quick review. Maybe mukanya turaba turi kwiga bijyanye na motion ku buryo wakiga scratch sessions 10 amasaha abiri ukamenya scratch ukatangira gukora ama programme twabana ukabigisha. Even n'umwana ashobora kwiga agakurikiza tutorial zacu kabasha gukora animation ama game ama story telling stories. Yes, scratch is a very easy, anyone yayiga kandi it is not complicated. Okay, sawa rero tibagirwa gukora subscribe kuri channel unasharinga kugira ngo n'abandi bone ubu umenye turi gutanga. Turabashimiye.